Mu karere ka Rusizi hazindutse havugwa inkuru, iyi nkuru rwose idasanzwe. Hari mu masaha ya saa tatu z'igitondo kuri uyu wa gatanu tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Rwose ni inkuru idasanzwe. Ugitambuka wabonaga imodoka ya RIB, imodoka ebyiri, harimo ambulance ihagaze ku irimbi. Rwose uhita ubona ko ari ibintu bidasanzwe ukibona iyo foto, ndetse wabonaga ko hari abantu benshi bashungereye. Hari inzego zose z'umutekano, yaba RIB, abapolisi ndetse n'abasirikare n'abadaso, babuzaga abantu gukomeza kwegera aho hantu haberaga igikorwa gisa n'ikidasanzwe. Ikigaragara wabonaga ko ari ibintu bitangaje rwose. Ni ibintu ubona ko rwose byatangaje abantu, bigahuruza abandi. Umuntu wese wahitaga yagiraga amatsiko yo kureba ibiri kuhabera. Ni ahagana rero ku murenge wa Gihundwe, ahazwi ku izina ryo ku Gatolika. Ni ku irimbi ryo ku Gatolika hegereye urusengero rw'Abakatolike. Rwose ni inkuru ivugwa ko ari umugabo bita Kazungu, usanzwe ari umucuruzi ufite amangazine hano Kamembe. Akaba azwi nk'umukire ufite inzu ya etaje ebyiri, ndetse akagira amangazine, akagira n'amazu akodesha, ndetse n'ibindi bikorwa ku ruhande nk'imodoka ndetse n'ibindi. Akaba rero azwiho kuba agira udukoryo twinshi, cyangwa se akora ibintu bidasanzwe imbere y'amaso y'abantu, ntatinye no kubikora. Aho umwaka washize havugwaga ko yafashe isanduku iyi ngiyi bashyinguramo abantu serikeri, arayikorera hanyuma agenda ayizengurukana mu mujyi. Bamwe badatinya kuvuga ko ashobora kuba akorana n'amagini. Rero iyi nkuru yamenyekanye ubwo abantu yabwiraga ko bajya gushyingura umuntu, bamufashe kujya gushyingura umuntu, aribo bagiye mu nzego z'umutekano arizo RIB, bayimenyesha ko hari igikorwa bamaze gukora, ariko bakaba bishyuwe, bakaba bafite amakenga y'uko bashyinguye, ariko ibyo bashyinguye batazi neza ibyo bashyinguye ibyo ari byo, ko bashyinguye isanduku irimo ibintu batazi ariko bahawe amafaranga. Hanyuma RIB ikora iperereza, ifata uwo Kazungu, imusanze iwe basanga amaraso iruhande rw'ahakarabira kuri robine, ndetse n'andi maraso ari mu ndobo. Babashije kumubaza, Kazungu avuga ko yishe umuntu w'umukobwa mwiza. Nta kindi bakoze usibye gufotora ndetse no kumutwara kugira ngo bamubaze. Iperereza ryakozwe hafatwa abo bantu bashyinguye, ndetse n'uwatwaye iyo sanduku mu modoka nawe yarishyuwe. Bavuga ko abantu bacukuye yabahaye ibihumbi 10 buri muntu, bacuka ari babiri, ibihumbi 20. Kandi ubusanzwe abasanzwe bacukura imva bishyurwa ibihumbi 5 ahandi, ariko kugira ngo abashimishe abahaye ibihumbi 10, ndetse n'abandi bose hamwe abahaye 50 n'abashyinguye. Uwatwaye iyo sanduku mu modoka amwishyura ukwe. Rero RIB imaze gukurikirana ibyo, babajije Kazungu, ntabwo amakuru yatabashije gutangaza impamvu yakozwe ibyo bintu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo inzego z'umutekano zose zateraniye aho ejo bashyinguye ku irimbi, ariko wasangaga abantu benshi bahuruye, ndetse n'inzego z'umutekano zose zari zahari. Bavuga ko ndetse n'inzego za gisirikare zaraye ku irimbi bacunze iyo mva. Rwose ni ku irimbi byabereye. Rero bacukuye mu gitondo nko mu ma saa 3, bamaze gucukura basanze bakuyemo isanduku, bashyira hejuru, yari iriho igitambaro cy'umweru nyine
uko abantu bashyingura biba bimeze, cyuzuye igitaka, uko bayikuye mu gitaka hasi, barangije bakuraho igitambaro, maze gukuraho igitambaro bafungura isanduku, bamaze kuyifungura basanga harimo inkwi, rwose ni inkwi izi zo gucana, ibigega bigeze muri 5, yego, ndetse byari biri muri kuvurori, agakuvurori kano gasanzwe niko kari karimo izo nkwi bakuye mu isanduku yari ishyinguwe, ku buryo uwabikuyemo rwose yabashije guseka, abantu baraseka barumirwa. Ubwo urumva nta kindi cyari gukorwa, hari inzego nyinshi, hari abanyamakuru batandukanye, nuko abantu bari kuvuga ati uriya mugabo ni umudayimoni, akora n'abadayimoni, kuko bavuga ko hari umukobwa wabaye iwe, yari umugeni amaze iminsi ashyingiwe, yarapfuye, amaze iminsi apfuye, yabaga mu nzu ze, bavuga ko uyu mukobwa bari kumusibuka uyu munsi, ndetse ko bishoboka kuba ari we uri ufite intandaro y'ibyo bintu, uwo Kazungu, kuko uwo mukobwa yaracumbitse iwe. Uburyo uwo mukobwa yapfuyemo ni uburyo bwari butangaje, yagiye kwa muganga arwaye bisanzwe agenda yigenza, nuko arapfa, apfa amarabira. Bavuga ko uwo Kazungu nta mugore agira, ndetse ko hari n'undi mugore, hari umukobwa bari bafite gahunda yo kuba babana, bajya mu gusezerana, bagezeyo avuga ko agomba gukora amasezerano y'ivanguramutungo, umukobwa we baranga, hanyuma bavuga yuko bazashakisha ibintu bari kumwe, ko ibyo afite atari ibye, ubukwe burapfa. Bavuga ko hari undi mukobwa nawe bagiye gukora n'ubundi bukwe, n'ubundi bakoze amasezerano, basezeranye, Kazungu agakwitabira icyo gikorwa cyo gusezerana. Urumva ni ibintu nyine bigenda bivugwa yuko agira ibikorwa byinshi ubona biteye ubwoba akora, abenshi bakavuga ati yaba ari umusazi. Ese umusazi ugira amafaranga abaho? Ko n'umuntu muzima atabasha gukora ibintu akora akagera ku iterambere nk'iryo afite? Ese nanone ibintu akora ko atari iby'abantu bazima? Benshi bagenda bajya mu rujijo. Nuko rero igikorwa cyagenze, baje gufata Kazungu n'abo bantu, ndetse uwatwaye imodoka, wari ufite imodoka watwaye iyo serikeyi, we yabashije gutoroka, ntibashije kumubona. Bagiye gupima ayo maraso kugira ngo bamenye neza ari ay'iki, kuko we hari abavuga ko ari ay'inkoko, abandi bakavuga ati ni ibintu by'abadayimoni utamenya ari ibiki. Ndetse akandi gashya yakoze ni uko yubatse inzu ngo hejuru mu giti ayita urusengero. Utundi dushya yakunze gukora abaturage bavuga, ni uko yagiye afata amafaranga akagenda ayanyanyagiza mu muhanda, ku buryo buri muntu wese yagendaga ayatoragura. Ibindi ni uko ari umuntu w'umukire, akaba akora utuntu dusa nk'aho dutangaje, tutakunzwe gukorwa n'umuntu uwo ari we wese ufite amafaranga, aho benshi nyine baba bashaka icyubahiro, ariko we agashaka gukora ibintu nk'aho bisuzuguritse. Bavuga ko acuruza inanasi akazishyira mu ndobo, hanyuma akagenda azitambaza ku muhanda. Inanasi imwe yayigurishije $100, akabikora ndetse nk'umunsi wose. Hari n'abavuga ko agenda agurisha imineke akayishyira mu ibase, akagenda ayicuruza, akayitereka ahantu uje akagura uw'ijana. Ndetse hari n'abavuga ko yageze apakurura imodoka y'ibisheke ari kumwe n'abakarani bandi, bamuhemba $3,000. Hari n'abavuga ko murumuna we yageze amusaba amafaranga $2,000, arangije amubwira ko amafaranga avuna, nibwo yafashe imineke agenda ayicuruza, hanyuma aramubwira ati amafaranga aravunana. Rwose ni umuntu uzwiho gukora udukoryo, ndetse bamwe bavuga ko ashobora kuba akoreshwa n'amagini ajya kwa Satani, ko ari naho ubutunzi abukura, kuko afite amafaranga menshi. Sinakubwira ngo abwira wa musekiri, sinakubwira ngo numurasa ngo ndayaguha, ngo dore nguyu ngo murase, ngo murase ngo ukore amafaranga. Yari menshi. Nyine nakabwa, urabona nk'abanyeshuri bajyana amakaye kuzama, kano k'akamari nyine, akayamo amafaranga, nimba yari yuzuye, ngo nguriya ngo murase, indese turase, ngo murase yatware ngo ngaya, ngo singaya pfundura aramwereka, singaya ngo murase nguriya ngo murase yatware,
Udayimoni ari kwerekana atari nta n'uhari. yari afite amafaranga se yazanye akabuwate nk'aka k'abanyeshuri kano k'akamari karimo inote kuzuye ayiteka handi kuri banki ngo amasezerano abwira wa musekirite ngo singuye ngo murase ngo yatware nyine se turase ngo nguyu ngo mundasize ngaho ibaze